isibo hindukira iburyo hindukira mzuri isibo hindukira ibumoso hindukira kabisa isibo hindukira inyuma hindukira kabisa isibo hindukira inyuma hindukira isibo fungura ora tumushimire muri ibi byose twakuyemo isomo ryo gukorera hamwe kudasobanya kwirwanaho no kugira intego. Murakoze mushyitsi mukuru, munyemerere. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, nitwa Kamire Valentine, ndi intore yo ku ruhembe rw'ibiryo mu ndangamirwa icyiciro cya 14, nkaba ngiye kubagezaho incamake y'ibyo twatojwe. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, hashize iminsi 49 turi mu kigo cy'ubutore cya Nkombo. Twize ibintu byinshi bitandukanye birimo amateka y'u Rwanda, icyerekezo cy'igihugu 2050, amasomo ya gisirikare, indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, muri iyi minsi tumaze kuri isoko y'ubutore twayivomyeho byinshi. Twagize ibiganiro bitandukanye byagarutse ku bumwe bw'Abanyarwanda, itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, intekerezo shingiro y'imiyoborere y'u Rwanda n'ibindi byinshi by'ingirakamaro. Nk'urubyiruko, ibi byatwigishije ko dukwiye kugira ubumwe, kubaka igihugu no gusigasira ibyagezweho. Twigishije amasomo ya gisirikare nk'akarasisi n'amayeri y'urugamba. Ibi byatwigishije ko dukwiye gukorera hamwe, kudasobanya no kugira intego. Twagize ingendo shuri aho twasindiwe ndangamurage z'urugamba rwo kubohora igihugu, ndetse dusura n'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 rwa Kigali. Ibi byatwigishije gukunda igihugu, kugikorera, kunga ubumwe no kurinda ubusugire bwacyo. Twize no kuzinduka, gukoresha igihe neza, kujya muri mucaka mu gitondo mu mbeho, hamwe mu minsi ya mbere bamwe bagendaga rwose basinzira. Buri mugoroba twageraga igitaramo nyarwanda twigiyemo imbyino gakondo, ibisakuzo ndetse n'imibereho y'abakurambere bacu. Abatoza bacu baradukoreshaga cyane, ariko bakanaduha umwanya w'imyidagaduro binyuze mu marushanwa y'imikino. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, twanejejwe no kugira uruhare mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite yo kwa 15 Nyakanga, ubwo twihitiragamo umuyobozi tubereye ariwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Tuboneyeho kumwifuriza ishya n'ihirwe muri iyi manda y'imyaka 5, tumwizeza ubufatanye bwacu nk'urubyiruko. Mutwemerere kandi tumushimire by'umwihariko ko yagabiye itorero ry'igihugu akanaduha amahirwe yo kuryitabira. Turashimira ababyeyi bacu badahwema kuduha uburere bwiza, badushishikariza gukunda igihugu, tunabasaba gukomeza kutuba hafi muri uru rugendo. Ibi byose twize byatumye twiyemeza kugira imihigo. Munyemereye nyakubahwa mushyitsi mukuru, naha umwanya intore yo ku mukondo ikatugezaho imihigo y'izi ntore z'indangamirwa icyiciro cya 14. Murakoze nyakubahwa mushyitsi mukuru, nitwa Gustave Manishimwe, ndi intore yo ku mukondo mu ndangamirwa icyiciro cya 14. Munyemerere nyakubahwa mushyitsi mukuru, wagezeho imihigo y'indangamirwa icyiciro cya 14. Twe indangamirwa icyiciro cya 14 twiyemeje gushyira imbaraga mu kumenya no kumenyekanisha amateka y'igihugu cyacu. Ibi tuzabikora twihatira gusoma, gusura ingoro ndangamurage, bikadufasha kuba abaranga beza b'u Rwanda.
kugira ishyaka ryaranze inkotanyi ku ruhembe turiho twitangira igihugu turwanya imvugo z'urwango, amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside bikwirakwizwa mu karere u Rwanda ruherereyemo no ku isi yose. Ibi tuzabikora twifashishije imbuga nkoranyambaga n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Kurangwa n'ubumwe, ubufatanye n'ubupfura muri byose, guhora twubaka ubudaheranwa bwacu no kubitoza abandi. Ibi tuzabikora twigisha abato n'urungano rwacu tubinyujije ku mbuga nkoranyambaga cyangwa inyigisho z'imbonankubone. Twiyemeje guteza imbere igihugu cyacu ku ruhando mpuzamahanga binyuze mu guhanga udushya. Ibi tuzabikora twifashishije ubwenge buhangano artificial intelligence. Kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa by'icyerekezo 2050, tugira uruhare mu guteza imbere ubuhinzi bubyara inyungu, ubukungu bushingiye ku bumenyi n'ibindi. Ibi tuzabikora twihatira kwitabira gahunda za leta zigamije kugeza ku muturarwanda iterambere rirambye. Twiyemeje kwimakaza umuco nyarwanda. Ibi tuzabikora tuvuga ikinyarwanda neza, tukirinda ibyonnyi, twubaha indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda no kubishishikariza abato, abo tungana n'abaturuta. Twiyemeje kuba abanyarwanda bumva ko bafite uburenganzira ariko bakagira n'inshingano. Ibi tuzabikora dushaka ibisubizo by'ibibazo biri mu muryango nyarwanda, duhanga imirimo mishya, dukora ubukangurambaga bushishikariza abaturarwanda akamaro k'ishuri, bikagabanya ubujiji no guta ishuri. Kwita ku buzima bwacu n'ubwa bagenzi bacu muri rusange, turwanya imirire mibi n'igwingira mu bana, dukora imyitozo ngororamubiri, twirinda ibyabangamira ubuzima bwo mu mutwe nk'ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose n'ubusinzi. Kwita ku buzima bwacu n'ubwa bagenzi bacu muri rusange, turwanya imirire mibi n'igwingira mu bana, dukora imyitozo ngororamubiri, twirinda ibyabangamira ubuzima bwo mu mutwe n'ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose n'ubusinzi. Twiyemeje guhora twiteguye gutanga umusanzu wacu mu kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ba nyakubahwa abayobozi, babyeyi namwe batoza, munyemerere nsoze iri jambo saba izi ntore z'indangamirwa zihaguruke maze tubabwire ikivugo cyacu. Indangamirwa, ndi indangamirwa mu nkomezamihigo, ndi umuranga w'u Rwanda, ndi ku isonga mu kubaka u Rwanda rushya, muramyoboke mu gushakira imbuto. Murakoze, Imana ibidufashemo. Where I'm from, sometimes it's not always the safest place to eat due to the multicultural environment, but at least now I can go back with a new form of self-defense. So mom, dad, grandparents, you don't have to worry about me anymore. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, benshi twazi ko akayasizi gakorwa twabonaga kuri televiziyo tutambuka iburyo, ibumoso, inyuma kuri komande. Turabashimira ko mwashyizeho n'isomo rya karasisi mu masomo y'ukwezi. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two.